Okay guys, nongeye kubasuhuza mwebwe dukomeje kubana kuri channel yacu ya Programmer. Noneho uyu munsi rero tugiye kwiga isomo ryacu rya karindwi. Ni isomo riryoshye cyane muri C++ iyo uryumva. Noneho uyu munsi ubu nibwo tugiye gutangira C++ ubundi isa nkaho ari iya nyayo. Biriya twari turi muri introduction. Gusa ariko nta birenze, ibintu biba byoroshye. Icyo usabwa weho ni ukubyiga ukabisubiramo ukabikora kandi ukabifata no mu mutwe. Iryo ni ryo banga ubundi rikora ku banyeshuri bose bashaka kuba abahanga. Kwiga ugasubiramo ndetse ukanafata no mu mutwe. Noneho uyu munsi rero tugiye gutangira twiga control statement. Control statement ni iki? Control statement nkuko mubyumva ni ijambo gukontorora, wenda turishyize mu kinyarwanda ni nk'ikintu kiyobora. Noneho control statement ahangaha tuba turi nko kuyobora noneho programme yacu, tukayiyobora nyine ngo ikore ikintu runaka dushaka. Noneho uyu munsi rero tugiye gutangira na control statement. Muri control statement naho tugiramo ibice byinshi, ariko iby'ingenzi cyane ni ibice bibiri nanditse. Icya mbere aricyo kiki ndetse n'ikindi aricyo kiki. Ibi ni byo bice by'ingenzi cyane tugira muri control statement. Ibi bice rero no mu yandi programming language bibamo. Warize Java ibi bice nabyo bibamo. Warize JavaScript ibi bice nabyo bibamo. Warize C programming mu programming yose ibice bibamo. Ni ingenzi cyane ko programming yose birakoreshwa na Python n'izindi programming language navuze muzi. Noneho tugiye gutangira. Noneho tutaratangira iyi selection control statement niryo somo ryacu rya karindwi, nkuko ahangaha nabiberetse. Iri niryo somo ryacu rya karindwi tugiye gutangira twiga iyi selection control statement. Noneho iyi selection control statement nayo igiramo ibice. Hari igice cya mbere bita if control statement. Ubwo ibice byose turi bugende tubibonera hamwe. Ikindi gice cyitwa if else control statement. Ikindi gice cyitwa nested if control statement. Ikindi gice cyitwa switch case control statement. Noneho nkuko nari nabibabwiye mu isomo ryabanjirije iri ngiri, nari nabahaye waka yo gukora programme igabanya imibare. Rero ku bantu byanze, ubu ngubu nibwo niyo tugiye gutangiriraho. Tubanze nayo tuyirebe ko C++ isaba ubundi si na C++ gusa, ni programming language zose zisaba kumva ukareba, kandi ukareba byinshi ukanasubiramo. Ndabizi ntabwo ari abantu bose ibintu biba byoroheye, hari abantu bishobora kuba byaragoye. Noneho ubwo ni nayo tugiye gutangira nyine tureba. Nkuko tubizi muri C++ dutangira include IO stream. Ibi ngibi ubaye utabizi wajya gucekinga mu masomo yacu yabanjije ukabyigiramo, ko ni ingenzi cyane kuba ubizi.
using name space std int main bracket then open by curly bracket. Noneho ubwo igabanya imibare, program yacu izajya igabanya imibare ibiri, uzashyiramo umubare wa mbere ushyiremo umubare wa kabiri, ihite ikwereka ikigabanyo cy'iyo mibare ibiri. Turabanza nk'uko mubizi tudekarara imibare, gusa kubera ko murabizi mu kugabanya hajya hazamo n'ibice, ubwo ntago turi budekarare noneho int, gusa naho ushaka wayidekararisha kuko n'ubundi byose ni imibare gusa, ariko yazajya iguhereza imibare ya roundings. Mbega kwa roundinga niba mutabizi ni ukuvuga ngo niba ari nka 6.7 yo ntabwo yazajya iguhereza 6.7, yazajya ihita iguhereza 7. Niba ari nka 2.1 ntabwo yazajya iguhereza 2.1, yazajya ihita iguhereza 2 gusa. Ushobora kudekararisha icyo ushaka, dushobora no kudakoresha float tugakoresha double. Reka byombi tubikoreshe, byose float na double byose bikora kimwe, bikora ku bice, ariko inziza cyane ni double. Reka tuba ari nayo tukoresha, muzajye mwimenyereza gukoresha ibintu byiza cyane. Double, twandika double, twarangiza tugashyiraho variable nizaye mvuga variable nibikaba challenging. Variable ni ijambo cyangwa ni ijambo inyuguti apana umubare tuba turi buze guhereza agaciro nyuma, cyangwa tukahita tuyihereza agaciro. Nk'ubu nshaka kuvuga ngo wenda name 1 cyangwa number 1. Noneho nshobora kuhita nyihereza agaciro ako kanya, nkavuga ko ingana na 2. Ibi ntacyo bitwaye, ariko mu gihe bakubwiye ati kora C++ programming, umuyuza azajya yinjizamo imibare ibiri, umuyuza azajya yinjizamo imibare ibiri, ako kantu ujye ukumva ugashyire mu bitekerezo, umenye ko ako ngako iyo utagakoze nari nk'ikizamini cy'akazi uri gukora cyangwa ikizamini icyo ari cyo cyose baba bari gucishijemo kandi baguhana 0. Umuyuza azajya yinjizamo imibare, ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo umuyuza azajya yinjizamo imibare, uku nguku ndamutse mvuze gutya ngo double name 1 ingane na 2, nanone nkavuga ati double name 2 ingane yenda na 4, nkavuga ati wenda nkahita ndekarara double nanone wenda division cya div, nkavuga ati div ingana na name 1 ngabanyije name 2, nkahita nkora display cout nka displayinga div cya division div. Ni ukuvuga ngo ahangaha byaba bimeze biti, return 0 jya uyibuka nayo ni ingenzi. Gusa ariko utanayishyizeho ntacyo byatwara, gusa ariko ni ingenzi nyine. Noneho ubwo ahangaha turamutse dukoze iyi program, reka tubanze dusavinga ino file, kuvuga ngo wenda tuyisavinge twayise division.
ni ukuvuga ngo turamutse dukoze porogaramu yacu gutya, reka turaninge wenda turebe, tukaraninga bimeze gutya gusa, reka tuze turebe icyo biduha. Murabona biraduhereza 0.5. ni ukuvuga ngo impamvu biduhaye 0 bise biduhereza 0.5 ni ukubera ko ahangaha ntabwo twashyizemo yuko umuntu azajya umuyuza cyangwa umuntu azajya yinjizamo imibare. Ntago nyine wiwe programme arayireba kuriya impereze kiriya gisubizo, nta kintu yahinduraho, kandi wibuke bajya kuguhereza ikibazo bakubwiye ati umuyuza azajya yinjizamo imibare 2. ako kantu mukumve, umuyuza azajya yinjizamo imibare 2. ubwo ni ukuvuga ngo hoho afite ubushobozi bwo kuba mbega we yakora icyo ashaka, yagabanya imibare ashaka muri programme. ni ukuvuga ngo rero ahangaho uko tubikora, twabonye keyword muri C++ idufasha kuimportinga imibare. iyo keyword nta yindi ni cin, twarayibonye muri video yabanje. Mon cher, niba utabizi twagusaba gukora subscribe kandi ugatangira ku isomo rya mbere ukagenda wiga, kuko amasomo ya mbere arafasha. ubwo turabanza cout. iyi cout nta kindi kintu imaze. cout niyo kwereka umuyuza yuko azajya yinjizamo imibare, mbese nuhe mubare ashaka kwinjiza. wenda ahangaha nshaka guhita mvuga ngo enter num1, kuvuga ngo ahangaha azajya abanza yinjize umubare wa mbere, cin ubwo num1. ubwo ahangaha mbikoze gutya, nimbikora gutya, umuyuza azajya abanza yinjizemo umubare wa mbere, ntabwo imibare yose azajya yita yinjiriza icyarimwe. azajya abanza yinjiza umubare wa mbere, mite nkora noneho naho azajya yinjiriza umubare wa kabiri. enter num2. noneho mite nkora na cin yawo. iyi cin niyo idufasha kubona aho twandika uwo mubare, num2 semicolon. noneho na div iradekaraye. ahangaha rero nta kindi kintu twakongera, ukaturaninge turebe. urabona ahangaha barabanje baratubwira ngo enter num1. ubwo turinjiza num1 wenda ubwo ni 3, kandi enter batubwira ati enter num2 nayo tuyinjizemo, ubwo wenda tugira 9, dukande enter. urabona solution dore ngiyi. urabona ko twashyizeho na double, twakoresheje double tudekarara. urabona bari kuhita baduhereza iki, bari kuhita baduhereza ibice. ni ukuvuga ngo ahangaha twakwinjizamo n'ibice nabyo twabyinjizamo bikemera. wenda reka nongere ndaninge kugira ngo mubibone neza. ni ukuvuga ngo ahangaha twavuga ngo 0.231 tugabanyije uyu mubare ni ibi. urabona ni ibi bice. urabona ari ukwinjiza ibice byakwemera biremera, ari nuko ituhereza ibice nabyo biremera. urabona byose biremera. impamvu ni ukubera ko twakoresheje double turi kudekarara. noneho ubundi ntago ryari ryo somo ryacu ry'umunsi gusa, ariko n'ubundi nabwo turi buze kubibona, kuko
kuvuga ko tugiye kwiga ama selection control statement, turi buze n'ubundi kugabanya nabyo bikenera ama selection control statement. Ni ukuvuga ngo kugabanya, abantu bazi imibare cyangwa bizi imibare nyine, bazi imibare barabizi ko ubundi mu mibare, iyo tutagiye mu mibare ya kure, turebeye no kuri calculator zacu zisanzwe tugira za scientific calculator, barabizi ko kugabanya umubare, kugabanya 0, ubundi barabizi ko birashoboka pe, mu bantu bizi imibare birashoboka. Ariko mu makalkuleta nyine, tugendeye ku makalkuleta tubona, ubundi ntago umubare kugabanya 0 ntago byemera. Niko wenda ahangaha mbahereze nk'urugero, turaninze turebe ukuntu bimera. Ni ukuvuga ngo ahangaha inamu 1 iramutse ibaye wenda 12, inamu 2 ikaba 0, ese baduhereza iki? Urabona baduhaye infini cyangwa infinity. Ni ukuvuga ngo ku bantu ugiye gukora calculator, ntago abantu bose bazi ko umubare ugabanyije 0 ntago bose bazi ko ari infinity. Ni ukuvuga ngo ahangaha nta kundi kuntu tugenda aho ibyo tumajije kwiga, nta kundi kuntu ibintu wapfa kubigira ku buryo ki infinity nyine wayivanamo, bakazajya berekana ko bidashoboka, nta kundi kuntu. Ariko nitugera ku ma selection control statement, turaza kubibona ko bishoboka. Ni nayo ubu ngubu twagiyeho. Ndakeka ko ibi ngibi mu byo tumajije kwiga, ibi ngibi mubyumvishe, kandi utabyumvishe uzajye twandikira muri comment, nimugatinye uzajye mutwandikira muri comment. Kandi tunabasaba kuzajya mukora subscribe kugira ngo mukomeze kudutera imbaraga zo kuba twabakorera amasomo menshi. Ni ukuvuga ngo byo turi kubona mukora subscribe, natwe bidutera imbaraga kabisa. Mukomeze mukore subscribe. Noneho twagiye kuri selection control statement. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ntangire indi project, amwanga kirimo indi project, nkanze control n, nanone control n ni control n, ubwo ni new project nyine, hahita hafunguka indi project. Noneho ubwo naho turatangira nk'ibisanzwe, naho dutangira nk'ibisanzwe. C++ yose itangira nk'ibisanzwe. include IO stream using name space std int main bracket, tuhite dufungura na curly bracket. Ni ukuvuga ngo muri control statement, nkuko twabibonye muri control statement, naho tugira ibice. Muri control statement tugira ibice. None mu isomo ryacu ry'uyu munsi tugiye kwiga iryo ryiri, naho tugira ibice bindi. Ni ukuvuga ngo tugira ibi bice 4. Wenda reka mpere kuri kino gice cya mbere mbasobanurire. Ubundi ni ukuvuga ngo murumvamo ijambo control statement. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiyobora, ni nko kuyobora. Wenda tubishyize mu buzima bwacu bwa buri munsi busanzwe, nkuko nshobora kubwira umuntu ati genda unzanire igikombe. Nkamubwira ati genda unzanire igikombe. Ese mutumye igikombe, yagenda akazana isahani?
oya, aragenda akazana igikombe nk'uko nabimutumye. Nyine ni ukuvuga ngo ni control, nyine ni ukuyobora ikintu uko gikorwa, ni ugushyiraho kondisiyo ikintu kigenderaho. Duhereye kuri ino duhereye kuri if igira syntax imeze gutya. Ni ukuvuga ngo dutangira if tugafungura bracket, ntabwo ari kari bracket, dufungura ama bracket asanzwe nk'aha ngaha hagati, tugashyiramo condition ikintu kiri buze kugenderaho, twarangiza tugafungura iyo if nk'aha ngaha. Noneho dushyiramo nibigendera kuri no condition, ese biratanga iki. Noneho twarangiza, ubwo comment ndakeka twarazize kuzikora, ubwo ubaye utabizi wajya mu ma video yacu yabanje. Ni ukuvuga ngo kuri if ahangaha aha mbere kuri if turabanza twandika keyword, ni keyword ya C++ bita if, warangiza ugafungura bracket, cyangwa ubundi izi ngizi nuko twebwe uko tubimenyereye tuzita bracket, ariko izi ngizi ntabwo ari zo bracket, izi ngizi bazita parenthèse. Tugafungura parenthèse, bracket ni izi ngizi, zimeze nka zifite shape ijya kumera nka rectangle. Izi ngizi nazo tuzazibona nitugera mu isomo bita array, nazo tuzazibona uko zikoreshwa. Ni ukuvuga ngo turandika if, dufungure parenthèse nka hagati, niho twandika condition, ibintu biri buze kugenderaho. Niturangiza if yanditse urayifungura kandi uyifungurisha zino kari bracket. Twarangiza mwaha ngaha hagati, hagati niho dushyira statement niho dushyira iyi condition, niba ni izatanga ibiki, n'ibiki bizaba. Niho dushyira statement. Noneho reka wenda tuyirebe nkuko nabibabwiye, ni iracontrol. Ni ukuvuga ngo nk'ahangaha nshobora gukora nka program nzajya ninjizamo imyaka, yarangiza ikambwira niba ndi umu underage. Murabazi abantu baba underage, murabazi ni abantu bafite imyaka munsi ya 18 bose baba ari aba underage. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nkora, muri kumva yuko muri iyo program ngiye gukora, muri kumva yuko nzakenera kwinjiza imyaka. Icyo kintu mukitondere, nzakenera kwinjiza imyaka, nzakenera kwinjiza imyaka. Nindangiza kwinjiza imyaka niba iri munsi ya 18, izajya indisplayingira yuko imyaka yanjye, bitewe n'imyaka yanjye, ndi umu underage, sibyo? None ubwo ahangaha turatangiye int, ubwo tugiye gushyiraho variable ihagararira imyaka.
ubwo ni wenda dushaka kwandika age, int age, tugashyiraho cout narababwiye ngo ni nk'icyapa kitwereka icyo tugiye gukora. Ahangaha wenda nkashyiraho enter age, enter age, ahangaha munsi nkashyiraho cin, ahangaha niho nzajya ninjiriza imyaka, ubwo ni age. Noneho ahangaha rero niho tugiye kwita tubanza tuhita dukorera if. Nkuko nabiberetse, iyo tugiye gukora if turabanza twandika keyword, ni keyword ya C++ bita if, twangiza tugafungura bracket cyangwa parenthèse, twebwe tuzita bracket ariko bazita parenthèse, twarangiza ahangaha niho dushyira ya condition tugiye kugenderaho, twangiza tugafungura kari bracket, ahangaha tukaba ariho dushyira statement. Ni ukuvuga ngo condition tugiye kugenderaho ni iyihe? Condition kugira ngo uyimenye, condition ni iyihe? Condition ni igihe umuntu azaba ari munsi y'imyaka 18, niyo condition. Igihe umuntu azaba ari munsi y'imyaka 18. Kandi mu ma videos twakoze yabanjije twize icyo bita ama operator, nayo mugende nazo mugende muzirebe niba utarazirebye mu chaîne. Izo video ni ingenzi kuko ibintu twizemo ni ingenzi, nibyo ubu ngubu turi kugenda dukoresha. Ni ukuvuga ngo twizemo ama operator. Mu ma operator twizemo operator bita ama assignment operator, ndakeka twizemo ama operator bita assignment operator. Ni ukuvuga ngo muri ayo ma operator twize, niba utarabirebye subira inyuma ugenda ubanza uziga izo operator kuko ni ingenzi. Mwanga mu ma if zirakoreshwa, mu ma languages yose zirakoreshwa, si mu ma if gusa, mu ma languages yose zirakoreshwa, ahantu hose zirakoreshwa. Nari nibeshyeho gato, ntago ari assignment operator, bazita comparison operator. Niho hari ama operator agereranya ibintu, za greater than, less than, na less than or equal, greater than or equal. Noneho ahangaha condition tugiye kugenderaho ni igihe imyaka iri munsi y'imyaka 18. Imyaka ninjijemo ni igihe imyaka iri munsi ya 18 izajya ihita imbwira yuko ndi umuhanda age. Ni ukuvuga ngo ahangaho ukuntu tubyandika ni gute? Turandika ngo age niba iri less than or equal, nako nta na or equal iri bujyeho, kuko iyo umuntu yagize imyaka 18 ntago aba akiri umuhanda age. Iyo umuntu afite imyaka 18, imyaka ingana na 18 ntago aba ari umuhanda age. Ni igihe imyaka y'irutwa na 18 nibwo aba ari umuhanda age. Imyaka yacu, mbega icyo ino condition ishatse kuvuga, imyaka yacu niba irutwa, iyi ni less than, niba irutwa na 18, noneho nk'ahangaha dushyiramo ikizajya cyita kiba. Niba irutwa na 18 ubwo izajya displayinga, ubwo ni cout you are under age. You are under age. You are under age. Ni ukuvuga ngo
imyaka yacu n'ibirutwa na 18 bazajya bahita batubwira ati you are under age. Noneho twandike return 0 semicolon, then twanze dusaving file yacu. Ubwo ni selection statement, control statement, turangiza tuhite turaninga F11. None ahangaha urabona baratubwiye ngo twinjizemo imyaka yacu. Ubwo wenda reka ninjizemo imyaka 7. Urabona barambwiye ngo ndi umuhanda age. Noneho ka turebe nitwinjizamo imyaka 17. Nitwinjizamo imyaka 17 nabwo urabona baratubwiye ngo ndi umuhanda age. Noneho reka turebe turamutse twinjijemo imyaka 18. Mwibuka ahangaha muri nuza ntabwo twigeze dushyiraho oru iko. Turamutse dushyizemo imyaka 18, ndabona program yanjye ndi kuyicalenjinga. Nta condition y'imyaka 18 twigeze dushyiramo. Imyaka nibingana na 18 ntabwo twigeze dushyiramo. Imyaka nibingana na 18 cyangwa iruta 18 ntabyo twigeze dushyiramo. Ndaninze nanone reka turebe noneho ndamutse nshyizemo imyaka 20 iruta 18. Urabona ni imyaka 20, imyaka iruta 18 nayo nta kintu twigeze tuyikorera. Nta kintu nyine nta condition yayo twigeze dukora. Ubwo nukuvuga ngo turi gucalenjinga program. Noneho nuko nguko if ikora. Noneho twagiye ku yindi selection control statement ya kabiri ni if else. If else ntiba challenging nayo ikora nka if, gusa ariko nyine hiyongeraho akantu gato. Nukuvuga ngo nkuko nyine muri kubyumva mu izina ryayo, ni if else. Nukuvuga ngo if else ikora gute? If else yoyo nukuvuga ngo if tuba twatanze condition ibintu biri bugendereho. Nukuvuga ngo if tuba twatanze condition ibintu biri bugendereho. Nkuko hanga mwayibonye twatanze condition imyaka niba irutwa na 18, imyaka age niba irutwa na 18. Hanga murabibona condition twatanze. Imyaka niba irutwa na 18 bazajye bami ibingibi. Ariko imyaka niba iruta 18 ntago hanga ntago ari condition twakoze. Imyaka niba iruta 18 nta kintu cyayo kiriho. Ubwo turaninze tugashyiramo imyaka iruta 18 cyangwa ingana na 18 nta kintu cyaba mu byukuri. Nukuvuga ngo ahangaha iyi else ikintu iza guhindura kuri if. Iyi else iza kuvuga ati noneho ya condition twari twatanze aha niba atariyo, niba ikintu dushyizemo kidahuje ni condition twari twatanze aha. Nukuvuga ngo mbaye nk'urugero ahangaha ku myaka ahangaha murabona condition twatanze ni igihe imyaka iri buze kuza kuba irutwa na 18, iri buze kuza kuba iri munsi ya 18. Ubwo ni ukuvuga ngo umwaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kugeza kuri 17.
bazajya bampereza iri jambo yuko ndi umu underage. Ariko ahangaha nshobora gukoresha noneho ino else nkavuga ati noneho bitabaye iby'iyi condition, bitabaye nyine iby'iyi condition, noneho akaba yashyizemo imyaka ingana na 18 cyangwa iri hejuru yayo, ubwo ho bizajya bigenda bite? Ubwo izajya imereza ikintu ushaka ko izajya iguhereza ikintu ushaka kwiguhereza. Ni ukuvuga ngo wenda dukoreye nko kuri iyi ya mbere twari twakoze, ni ukuvuga ngo ikintu nakora ni iki ahangaha, cyangwa reka ndeke kubagora, nongere nkora indi wenda iyi ngiyi reka mbe nyihoreye, nongere nkora indi. Ni ukuvuga ngo ahangaha wenda nshaka kuvuga ati, wenda nabwo ngiye gukoresha n'ubundi iyi ngiyi ya age. Nshaka kuvuga ati if age iri less than 18, bazajya bampa iki? Ibyo bazajya bampa ino izajya indisplayingira rino jambo. Ku displayinga twarabyize, ama operator twarayize, ni ibintu byo mbega ibintu utuntu dukeya turi kugenda twiyongeramo nyine. Noneho aho dukoresha else noneho ni hehe? Ahangaha dushobora guhita tuvuga ati else ntabwo ari ngombwa ngo ijye ahangaha buri gihe cyose, yajya n'ahangaha munsi. Ntabwo ari ngombwa ngo ifatane na if buri gihe cyose gusa, ariko ngewe nkunda kubikora mbifatanyije. Noneho ni ukuvuga ngo iyi else nabibasobanuriye. Else nayo turayifungura. Else yo nta condition ijyaho, else ntabwo ijya igira condition. Iyi yaba ari error. Unoze ubundi ubungubu mwanga washyiramo iki? Ngo wahita ushyiramo ngo age ngo niba ngo iri greater than ngo 18. Hoya program yawe yaba igiye kuba funny. Else nta condition igigira, else nta condition ijyaho. Bibasubiriremo, else nta condition ijyaho. Else ni ukuvuga ngo impamvu itajyaho condition ni iyi. Else yoyo izije kuvuguruza iby'iyi condition iri kuvuga. Ni ukuvuga ngo bitabaye iby'iyi condition iri kuvuga, noneho hazaba iki? Ni ukuvuga ngo nibitaba iby'iyi condition iri kuvuga, ni imyaka niba ingana na 18 cyangwa iruta 18, ubwo noneho bazajya bandisplayingira cout you are not underage. Aka kantu k'agatangaro n'ingiye uri kukiyongeraho ushatse wakareka, ntago ari ngombwa. Mutabona ntangiye kugakoresha tugeze mu if, ngo ugire ngo mu if buri gihe cyose uragakoresha. Reka ushatse wakareka. Ikintu cyose kiba kiri muri ino cout, muri zino double quote, ikintu cyose kiba kirimo ushatse wakandika icyawe. Ushatse wakandika icyawe, ariko n'ibitari muri double quote nabyo wandika ibyo wakoze. Ntago nabwo ari ngombwa buri gihe cyose ngo wandike ibyanjye, nabwo wandika ibyo wakoze. Niba wenda tugiye ku displayinga iriya myaka, ntago wakandika ngo a kandi wanditse age. Nabwo ukora ibyo ushatse ukora ibyawe, ubundi ntago ari ngombwa muri programming rwose. Abantu babyiga no ku mashuri, ntago programming ntago ari ngombwa igihe cyose ngo abanyeshuri bahuze. Reka ntago ari ukuvuga ngo programming ngo nuza ubwo tutahuje nge nabyisheho. Programming ntago ari ngombwa ngo abantu bahuze.
nangaho biragenda bite. Ni ukuvuga ngo ndabanza savinge ubundi ndaninge. Gusavinga ni control S, kuraninga ni F11. Amanze ndaninge. Ahangaha barambwira ngo ninjizemo imyaka, kaninjizemo imyaka 2. Barambwiye ngo ndi umuhanda age. Noneho kanongere ndaninge nanone. Noneho kaninjizemo imyaka 19. Murabona noneho barambwiye ngo you are not under age, ntawe ndi umuhanda age. Noneho nanone reka wenda ninjizemo imyaka 18. Nabwo murebe, kizimo imyaka 18, nabwo barambwira ngo ntawe ndi umuhanda age. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni ukubera yuko ahangaha twinjijemo imyaka 2, baratubwira ngo turabahanda age. Ni ukubera ko imyaka 2 irutwa na 18. Noneho twinjijemo 19, baratubwira ngo ntabwo turi under age. Kubera iki? 19 iruta 18. Ntabwo rero ntabwo bihura n'iyi condition. Nicyo kintu iyi RC imaze. Ni ukuvuga ngo niba ikintu twinjije kidahura n'iyi condition, ese biragenda bite? Ese biragenda bite? Nangaha twinjijemo na 18 nta baduhaye ko turabanda age. Ni ukuvuga ngo na 18 ntabwo nayo ihuje n'iyi condition, ko ku myaka 18 ntabwo irutwa na 18, birangana ahubwo. Ariko ahangaha twongeyemo akantu tugakoresha noneho ya operator yindi ya less than or equal. Ni ukuvuga ngo ahangaha izajya iduhereza yuko turabanda age igihe imyaka yacu irutwa cyangwa ingana na 18. Ukuvuga ngo imyaka yacu niba iri munsi ya 18, baradoreza ko ari under age. Niba ingana na 18, baradoreza ko nabwo turaba under age. Katu saving ubundi turaninge turebe. Abona byaje kwishyiramo 18 na 18. Urabona nawe bahise batubwira yuko turi aba under age, kubera ko 18 iri muri condition nyine twahawe. Ariko nitwongera kuraninga nabwo tugashyiramo noneho 19, abana baratubwira ko tutari aba under age. Nicyo kintu imaze. Noneho tugurutse cyane, noneho reka tuhite tujya kuri nested if. Nested if yo imeze gute? Nested if ubundi mu magambo make, nested if nta itandukaniye n'ibi ngibi bya if else. Ni kuvuga ngo nested if ni igihe noneho hajemo ama statement menshi. Ni ukuvuga ngo ni igihe wenda bari kubwira ngo kora nk'inuza wenda izajya displayinga yuko uyu munsi ari kuwa mbere. Uzajya winjizamo umunsi ikubwire yuko uwo munsi nyine ikubwire uwo munsi uwo ari we. Ni kuvuga ngo hoho bihita bihinduka, naho bihindukaho akantu gato. N'ubu ni bya bindi bisaho bihinduka akantu gato. Kuvuga ngo nested if hiyongeramo ikindi kintu bita else. Iyo hajemo ama if menshi byongeramo ikindi kintu bita else if. Nicyo kintu kindi kita kiyongeramo. Ntago bihinduka n'ubundi nuko nguko, uretse ko hiyongeramo akantu kuko noneho iyi else ibanzirizwa ni if. Ni kuvuga ngo
nk'aho ngaho wenda nkoze porogaramu nzajya ninjizamo wenda, ariko ibi ngibi mbanze mbikomentinge. noneho kugira ngo wenda mubanze mwumve yuko nk'iyo porogaramu irimo amakondishoni menshi, wenda nuko ni ukuvuga ngo tuzakenera kuvuga ngo uwo mubare cyangwa umunsi yinjije nuba ungana na rimwe, ubwo azaba ari Monday cyangwa kuwa mbere. uwo mubare nuba ungana na kabiri kuwa kabiri, n'ungana na gatatu kuwa gatatu, n'ungana na kane kuwa kane, gukomeza nyine kugeza kuri karindwi ku cyumweru. Urumva ho harimo amakondishoni menshi, twahawe amakondishoni menshi. ubwo ni ukuvuga ngo dukeneye yose ayo makondishoni yose kuyakorera. kandi ahangaha kuri if else, impamvu if else itabikora, kuvuga ngo if else kuri if dutanga condition imwe, else ikaza kuza ihakanya iyo condition imwe. ni kuvuga ngo ahangaha dutanga condition imwe, iyo if ikaza kuza nyine ivuga ati nibitaba iyo condition ibindi byose, nibitaba iyo condition, ubwo nibitaba ino condition ibindi byose nta kibazo. nyine ibindi byose twakora ubwo bizajya biduhereza icyo nyine. ni ukuvuga ngo ahangaha wenda reka mbanze mbereke. ni ukuvuga ngo ahangaha wenda reka mbanze mbereke. tugiye gukora ubwo umuyuza wenda azajya yinjizamo iminsi, int day, azajya yinjizamo iminsi ari imibare, ashyiremo rimwe, ubwo ni kuwa mbere. noneho cout, ubwo nshatse nanakoresha n'ibi ngibi nari nakoresheje ahangaha kare. cout ndangaha impindure inter day, hano nahangaha mpite ninjiza sin, ubwo ninjize umunsi. nindangiza ahangaha noneho mpite nangira condition. bwa mbere ntago twita dutangira na if else na else if, ahubwo turabanza tugatangira na if bisanzwe. if day niba ingana, kuvuga ngo ikintu kingana n'ikindi, ahangaha dukoresha double equal. niba ingana no kuwa mbere cyane na rimwe, day niba ingana na rimwe, ubwo izajya displayinga cout, ubwo cout nshatse nakoresha na kopiye, ubwo cout izajya iba ari kuwa mbere. noneho ahangaha niho wahita haza wa mumaro wa else if. noneho else if yoyo ubwo nigiye ubwo mise nshyiraho else bisanzwe, else naba ndangije, naba mise ndangiza condition, kandi turacyafite amacondition menshi. mise nshyiraho else gusa nkayifungura, naba ndangije condition, kandi turacyafite amacondition menshi. kuvuga ngo naba ngiye kuvuga ngo indi minsi yose ndibuze gushyiramo itari kuwa mbere yose, indi minsi yose izajya ima ikintu ndibuze nakandika mwaho. kandi turacyafite andi macondition, igihe ari kuwa kabiri, igihe ari kuwa gatatu, ubwo ikadisplayinga kuwa gatatu, nyine ikadisplayinga iminsi itandukanye. ubwo niyo mpamvu twita dukoresha else if, twandika else tukahita dukurikiza if. ubwo noneho if urabizi ijyana na condition, ubwo noneho mu gihe day izaba ingana na kabiri,
murabona iyi ngiyi ihakanye iya mbere ariko ntabwo zise zirangira. Mu gihe day izaba ari kuwa kabiri ubwo izajya displayinga ubwo ni kuwa kabiri. Nanone twite turongera dushyireho indi else if. Ubwo iyo else if niyo kuwa gatatu. Wenda nzajya ndeka no kubyandika byose mupiye. Ubwo urabyandika nyine kugira ngo bimenye ko kubera ko uri umunyeshuri. Else if muno no mu gihe bitabaye ibi byose, igihe bitabaye ari kuwa mbere bikaba atari no kuwa kabiri, ubwo wenda ari kuwa gatatu, ubwo izajya displayinga kuwa gatatu. Noneho kuwa kane, ubwo mu gihe atari kuwa mbere akaba atari no kuwa kabiri akaba atari no kuwa gatatu, noneho akaba ari kuwa kane. Ubwo day niba ingana na kane ubwo azaba ari kuwa kane. Noneho mu gihe atari kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane, noneho akaba ari kuwa gatanu. Akaba ari noneho ari kuwa gatanu, azaba ari kuwa gatanu. Noneho mu gihe atari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu no kuwa kane, noneho akaba ari ku isabato cyangwa kuwa gatandatu. Ubwo ni kuwa gatandatu. No mu gihe atari kuwa gatandatu akaba atari mu gihe atari muri ino minsi yose, noneho ubwo wenda akaba ari ku cyumweru cyangwa kuwa karindwi. Ubwo ni ku cyumweru nyine niko dusanzwe tuhita ku cyumweru. Noneho mu gihe yanditsemo urabona condition zose baduhaye turazirangije. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo ari turaninga, kuko condition zose nubwo zirangije ariko se yaramutse yinjije 8 byagenda bite? Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu uhita ukenera ikintu kiri buze kwita noneho kirangiza, noneho akavuga ati indi mibare yose ari buze kwinjiza, ubwo se yinjijemo -1 nawo ni umubare, -1 nawo ni umubare. Ubwo se ya displaying iki? Niyo mpamvu aha ngaha tuhita dukoresha irangiza noneho ibintu byose mu gihe noneho bitabaye ano condition yose atemeye. Ubwo ni else dukoresha, ano condition yose atemeye. Ano condition yose atemeye. Ubwo se twakora ya displaying iki? Uwo munsi ntubaho, uwo munsi ntabwo ubaho, none ubu ngubu ibirangiye. Ni ukuvuga ngo savinze twarangiza tukaraninga niba na error, ngubu byaba birangiye. Day kadushyiremo kuwa mbere, urabona aha ngaha bahita batwereka ko ari kuwa mbere. Noneho reka dushyiremo kuwa gatatu, wenda gatatu. None aha ngaha bahita batwereka gatatu. Reka dushyiremo ku isabato cyangwa kuwa gatandatu. Dushyizemo wenda gatandatu, none barahita batwereka kuwa gatandatu. Noneho murabona iminsi yose biremera nuko nta mwanya uhari, nshaka ko video iba ntoya. Murabona iminsi yose iremera, ariko noneho reka turebe turamutse dushyizemo nk'umunsi utabaho, wenda reka dushyiremo -1. Hari abantu bashyiramo
imibare bashaka kuderanja app ngo barebe nyine uko biba bimeze. -1 murabona ahangaha barahita banyereka ngo uwo munsi ntubaho. dushyizemo 8 nabwo baranyereka ngo uwo munsi ntubaho. Abona uko nested if ikora. Noneho twagiye ku yindi bita switch case. Yoyo iranaryoshye cyane kuko isimbura nested if. Yoyo ibi naryoshye cyane nyine ni nka shortcut. Urabona nested if, urabona ibintu byose twanditse nyine ni byinshi, biri too much nyine, ni byinshi nyine nk'ibi birongo byose twanditse ni byinshi. Noneho nested if yoyo iza igira ngo nyine igiye kutworohereza, noneho nako switch case iza none igiye kutworohereza iriya nested if. Ni ukuvuga ngo iyo tuyikora gute? Ni ukuvuga ngo yoyo ukuntu tuyikora, twandika, wenda reka mbanze nkomentinge bino, iyi if wenda, ariko nabwo wenda reka nkoreshe day, iya day. Dukomentinge ibi bya nested if, tujye kuri switch. Kuri switch naho ubundi tuba dufite twandika keyword. Ni keyword ya switch, n'ubundi ni switch n'ubundi twandika. Noneho tukajya dushyiraho bracket. I bracket izamo ikintu tuzajya dushyiramo. Ubwo ahangaha ni variable nyine, variable dushaka ko ibe nyine izo condition zibaho nyine, variable nyine dushaka ko izo condition ziri bubeho. Kuvuga ngo wenda ahangaha ishobora kuba ari nka A, ishobora kuba ari nka B. Noneho hariya muntu uza muri izi minsi twashyiramo day. Kuvuga ngo ahangaha izajya ireba iki? Izajya ireba iyihe variable? Ahangaha yazajya ireba day kuri ibi by'iminsi. Tugafungura. Noneho switch nkuko nababwiye ni switch case, ifite n'akandi n'utundi tujambo bita case. Kuvuga ngo ahangaha dushyiraho case ya mbere. Case ya mbere. Ubwo dushyiraho case ya mbere, tugashyiraho nyine ikintu twashyizemo ahangaha, iyi variable niba mbega ari iki. Ubwo wenda nko ku minsi case ya mbere, niba noneho umuntu yashyizemo rimwe, tugahita dushyiraho utudomo tubiri, twarangiza tugakanda enter. Noneho twarangiza tugahita iyi ni case mu gihe day ashyizemo 1. Ubwo noneho ubwizaba ari cout kuwa mbere. Ubwo ahangaha kuwa mbere nyine n'ibindi, kuwa mbere nyine ukandika ukabirangiza. Ugashyiraho semicolon. Noneho warangiza, iyo urangije kwandika nuza, iyo urangije kwandika cout, iyo urangije case ya mbere, mbega ibintu bizajya bibera muri case ya mbere cyangwa case runaka, case yari yose
dushyiraho ijambo bita break, izajya ihita iparikiraho, nta kindi kintu nyine izajya ihita ikora, izajya ihita iparikiraho. Wenda reka tubikore turebe noneho. kuvuga ngo hariya day twari twayidekaraye ifite naho kwinjiriza, ngo noneho turatangira switch ahangaha dushyiremo day, tuhite dufungura. noneho switch igira amakesi nabibabwiye, hari kesi ya mbere, ubwo ahangaha ni kesi ya mbere, ubwo ni igihe wenda inganye na rimwe, wenda umunsi unganye na rimwe, ubwo hazajya haba iki, izajya ihita displayinga cout. byo ntabwo tuyifungura ino case, tuyishyiraho tuno tudomo tubiri tukarekeraho cout, nubwo ihita displayinga cout, ubwo displayinge kuwa mbere iyo turangije case tuhita dushyiraho ijambo break, izajya ihita iparikiraho ngaho, nta bindi bintu izajya ijya kwirukamo, izajya ihita iparikiraho ngaho. noneho twarangiza ubwo tuhita dukora na case ubwo ya kabiri, ubwo ni case noneho ni case mu gihe noneho binganye, ni case noneho mu gihe binganye, ni case noneho mu gihe umunsi noneho day ari kabiri, ubwo ni case mu gihe day ibaye kabiri. ubwo noneho iyo ari ikintu cy'ijambo, wenda iyo ari ijambo azajya yinjiza, ubwo ho turishyira muri double quote, twandika wenda ijambo, wenda ni ari alphabet A azajya yinjiza, tukabigira gutya. ariko iyo ari umubare ko umuntu uza muri day azajya yinjiza imibare, ubwo noneho iyo ntabwo tuyishyira mu noza muri double quote. case ya kabiri izajya displaying iki, kuwa kabiri, kuwa kabiri. noneho ubwo naho tukahita dushyiraho break, tugashyiraho semicolon, kuvuga ngo ni uko nguko bikomeza bimeze. kuvuga ngo ndareka nkopiye, noneho mu gihe ari case noneho mu gihe yashyizemo gatatu, nabwo ubwo noneho nabwo izajya displayinga kuwa gatatu, noneho ubwo case yo kuwa kane, noneho ubwo izajya displayinga kuwa kane, noneho ubwo mu gihe ari kwa gatanu, izajya displayinga kuwa gatanu, noneho mu gihe ari kuwa gatandatu, ubwo naho izajya displayinga kuwa gatandatu. noneho mu gihe ari ku cyumweru, ubwo nayo izajya displayinga aho kuwa gatandatu ntabwo twari
izajya iba ari ku cyumweru. Noneho iyo turangije amahanuza condition, noneho hari akandi kantu nashaka kubereka. Iyo turangije condition nko muri if nested if, ukuntu twabikoraga twahitaga dushyiraho else ya nyuma ivuga ati noneho bitabaye byose. Nananga rero no muri switch case turayigira boro twandika ngo nyine bitabaye zino case zose, mbega ikaba ari case runaka itari izi case zose, ubwo byo bizaba bimeze bite igihe bitabaye zino case zindi zose? Ubwo ni ukuvuga akaba atari rimwe, akaba atari kabiri, akaba atari gatatu, wenda yashyizemo 8. Dushyiraho ijambo yandika ngo default. Noneho default ahangaha tukahita nayo dushyiraho ubwo default, ni ukuvuga ngo bitabaye ibi byose. Shout uwo munsi ntabwo ubaho. Noneho nareka ngabanye murebe ukuntu ibiteye. Murabona ukuntu ibiteye, ntabwo igoye, ntabwo wirirwa ujya kureba condition nk'ibya if nested if igorana byonyine ku bantu babikora akenshi barabizi ukuntu kuma if kubona condition hari abantu bigora. Kubona condition hari abantu bigora, ariko ino switch niyo udafite, iyo utazi condition ukaba ariko uzi ukuntu nyine amakesi azajya agenda akurikirana, biroroha nyine, biroroha ko yo urabona nta hantu twigeze dukoresha ama operator. Nama operator ubwayo najya canga abantu ugasanga ntihari nka less than yandikiye greater than. Noneho tuanze dusavinge ubundi turaninge turebe. Reka turebe. Muganga ari kutubwira ngo twinjize mu munsi, reka dushyire murimo. Urabona ahangaha izatubwira kwa mbere. Reka twite dushyiramo wenda na 5. Urabona bahise batubwira kuwa 5. Reka dushyiremo wenda umubare wenda 9. Urabona baratubwiye ngo uwo munsi ntabwo ubaho, ni ya default twashyizeho, urabona ko rero na switch case nayikora. Wenda reka bahereze wenda nk'akitozo, ubwo muragenda mukore programme ebyiri. Iya mbere iraba noneho umuntu azagenjizamo amanota ye, ubwo nako azagenjizamo amanota ye, ubwo naba ari 80, kuva kuri 80 kugeza ku 100 zajya bari grade A, kuva kuri 70 kugeza kuri 79 izajya iba ari grade B, kuva kuri 60 kugeza kuri 69 izajya iba ari grade C, kuva kuri 50 igera kuri 59 izajya iba ari grade D. Noneho abari munsi iyo nuza bose babe bafite, abari munsi bose babe bafite fail. Izajya bose hazajya displaying ijambo fail nyine. Noneho ubwo uragenda
ukore noneho nanone C++, noneho umuntu azajya yinjiza imibare ibiri, yinjize na operator, nirangiza porogaramu imubwire yuko nyine ihite ikora ibintu nyine niba yinjije operator yo guteranya ihita iteranya iyo mibare ibiri, niba yinjije operator yo gukuramo ihita ikuramo imibare, niba yinjije operator yo kugabanya ihita kugabanya iyo mibare ibiri. ubwo abo bizananira ubwo tuzahita tubitangiraho kuri video izakurikira. Ciao ciao, murakoze.